ndi kuvugisha icyuki urumva atari insazi nazi nare urazwa abantu barakuzi. umva se mwabiremwe mwe tu pisi kuri mwebwe Imana ijya ibareba icyoroshye wowe kubetaho like tu hari umunsi inyenyeri zaka tu kuko uwihebye ntasarura. Kibangwema nongere mvuge ngo Kibangwema aka kanya tuvugana mu kuvuga amagambo meza cyane aryoheye amatwi ndetse kuvuga amagambo menshi ateye ubwoba. Aka kanya Kibangwema umwe mu bakunze ku mbuga zose, Kibangwema ari kuvugwa, Kibangwema bose bari kugenda bamuvuga. Uyu musore ni umwe mu basore bafite agatubutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umusore wakoze ubabaye yaba mu mihanda ndetse akora hirya no hino kabisa. Uyu musore niwe nziye kugira ngo uyu munsi tugarukeho aka kanya habaye mu buhe buzima. Uyu musore aka kanya bimeze bite? Icyo usabwa ni ukuza gukurikirana video kabisa. Bita Kibangwema akaba yaravuze yuko atize ahubwo yigishwe n'uwo bita Ishkevine, ni umuhanzi ukomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu bahanzi barimba kandi mu bafite atubutse. Ishkevine kabisa niwe injiye uyu munsi ngo tunonosore tuvuge ati Kibangwema abaye mu buhe buzima. Aka kandi tuvugana Kibangwema mu minsi isize avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kibangwema akaba afanwa n'abantu batari bake mu bama support, harimo umuhanzikazi bita Sikovia ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Sikovia ndetse n'uwo bita Yakamwana, bavuga yuko bita Yakamwana babonye mu mihanda ndetse aka kanya bose n'abasitari imihanda ziri kubavugwaho ndetse n'abanyamakuru bari kubatanga ibitekerezo mu gusetsa, mu kuvuga amagambo ateye ubwoba, mu kuvuga amagambo y'agahinda, mu kuvuga amagambo asekeje mu ngeri zose. Bamwita Kibangwema cyamamare nawe utamuzi aka kanya kuri social media bari kugera bavuga ati uyu musore nagasanzwe ku magambo avuga ndetse aka kanya tuvugana ari gutanga followers ku rubuga rwa YouTube bifatishije saundi ze ndetse amagambo avuga kabisa. Duhurire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye kabisa, n'umugwanyi ukarema ageze nk'ibisanzwe.